Mwongeye kwirirwa muraho neza. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe rero nica nkotanyi, ngarutse uyu munsi mbazaniye ikizami cyakozwe, aho tugiye gukosorera hamwe tukarebera hamwe ibisubizo by'ibibazo byari byatanzwe. Kubifuza ko twabafasha mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ni 0780211466, naho kuduhamagara ni 0788889363. Ndashimira buri umwe wese wakanze kuri subscribe, wa likinze, wa commentinze, ndetse n'uwagarutse gushimira. Mwese Imana ibahe umugisha. Nshishikariza n'abandi gukanda kuri subscribe kugira ngo buri gihe uko dukosoye ikizami bijye bihita bikorohera kukibona. Nk'ibisanzwe rero ntago tujya dutinda. Ikibazo cya mbere cyavugaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki cyangwa se kigusobanurira iki? A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ko k'ibinyabiziga bigendamo cyangwa se bigenda. B. Nihemerewe kuhagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga byose bigenda. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. A. Ahamanuka. B. Igihe umuhanda ari mugari. C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuraho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni C. Ni igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Ikibazo cyavugaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A. Ni metero 11. B. Ni metero 10. C. Ni metero 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni C. Ni metero 7. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo ntibugomba kurenza metero 7. Igisubizo ni C. Ni metero 7. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bya metero 50. Ntabwo ari metero 100, nta nubwo ari metero 150, nta nubwo ari metero 200, ahubwo ni utarengeje metero 50. Igisubizo ni C. Utarengeje metero 50. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumorke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikinyabiziga cyangwa se ikibizirikiranyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba
gucanwa. Ikibazo kiravuga ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoruke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikiranyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa: a. agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande; b. itara risa icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga kimuritswe; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni b. Ni itara risa icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikinyabiziga cyangwa se igihe ikibizirikiranyije kimuritsweho. Igihe ikibizirikiranyijwe kimuritseho. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 100, ya metero 200, ya metero 500, ya metero 150. Oya, hano igisubizo ni mu ntera ya metero 50. Igisubizo ni C, ni mu ntera ya metero 50. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. a. ni ibinyabiziga ndakumirwa; b. ni ibinyabiziga bikora mu muhanda; c. ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 210; d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Hano ikibazo cyavugaga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi rimwe ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibyo binyabiziga rero ni ibinyabiziga bikurikira: ni ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora mu muhanda. Igisubizo hano ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri: ni ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku muhanda. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 cyavugaga ngo ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ikibazo cyabazaga ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira: A. kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha; B. uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6; C. uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Oya, hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri: ni ukutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha,
n'uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimya mu bihe bikurikira. Agomba kuzimwa cyangwa se kuzimywa mu bihe bikurikira. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitarengeje cyangwa se zitarenga muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aya matara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimya mu gihe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Kandi nanone iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitarenga muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Mbibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo nidukora video cyangwa se nidukosora ibizami bijye bihita biborohera kubabona. Ndashimira ababikoze ndetse n'abasharinze n'abakomentinze n'abagarutse gushima. Mwese mwarakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 50 nibura. Ni metero 100 se? Ni metero 150 se? D. Ni metero 200 nibura se? Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Igisubizo ni D. Twikomereze n'ikibazo cya 11 kiravuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimaze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoruke iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ibinyabiziga bikurura ritagaragara. Iyo rumoruke igaragazwa ku buryo bukurikira. A. Itara ryera riri kuri rumoruke inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri rumoruke inyuma. C. Itara risa icunga rihishije riri kuri rumoruke inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Yego, ibisubizo byose hano ni ukuri. Ni itara ryera riri kuri rumoruke inyuma, ni itara ry'umuhondo riri kuri rumoruke inyuma, nanone ni itara risa n'icunga riri kuri rumoruke inyuma. Igisubizo ni D. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 kiravuga ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: metero 100, metero 50, metero 40. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni metero 40. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Twikomereze n'ikibazo cya 13. 13 kiravuga ngo igihe ukurikiwe n'ibinyabiziga cyangwa se n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'inabaza arabagirana, wakora iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'inabaza arabagirana, wakora iki? A.
kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Oya, hano igisubizo ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ukanahagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 14. 14 kiravuga ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa, biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe nibura n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa, biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Ay'inyuma aba ari abatukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amatara y'imbere cyangwa ari ni amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Akaba nanone ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Igisubizo hano ni C. Twikomereze n'ikibazo cya 15. 15 kiravuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni A. Ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nkomeza kubibutsa ukanda kuri subscribe, ndetse nabifuza ko twabafasha mwaduhamagara, ndetse nabifuza kwihugura kuri mudasobwa namwe mwatugana tukabafasha. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. A. Metero 2 na santimetero 10. B. Metero 2 na santimetero 50. C. Ni metero 3. D. Ni metero 2. Hano igisubizo ni A. Metero 2 na santimetero 10. Ni metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya 17 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye iki cyapa ni iki kikubwira? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga byagenewe cyangwa se bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa cyangwa se ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibona iki cyapa ni iki kikubwira? A. Umuhanda ugabanyijwemo ibisate 2. B. Umuhanda ugabanyijemo ibisate 4. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Yego, hano igisubizo ni ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Igisubizo ni D.
Twikomereze n'ikibazo cya 19 kiravuga ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A. Ubururu, B. Umweru, C. Umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A. Iki kibazo twagisobanuye kenshi cyane, niyo mpamvu tutari bugitindeho. Ni ibara ry'ubururu. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari nacyo kibazo cya nyuma. Ikibazo cyavuga ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikinyabiziga cy'ingando, ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: A. Ubururu, umweru n'umukara, B. Umukara, umweru n'umuhondo, C. Icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A. N'ubururu, n'ubururu, umweru n'umukara. Igisubizo ni ubururu, umweru n'umukara. Igisubizo ni A. Amahirwe masa rero kuri buri umwe wese, ndetse nkomeza no kubashishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo igihe dukoze video cyangwa se igihe dukosoye ikizami mujye muhita mukibona biboroheye. Kubifuza kode y'ibizami ndetse yaba permis cyangwa provisoire, namwe mwatwandikira tukabafasha. Nomero ni yayindi ni 0788 041146. Ni Teacher Nkotanyi. Iyo mutwandikiye turabasubiza kandi tubasubizanya urugwiro. Murakoze kutugana mu muryango w'abatsinda. Muhorane Imana, ndabakunda cyane. Nshimiye buri umwe wese wadushimiye mu buryo bwa comment ndetse n'uwadushimiye mu buryo bwa kanyenyeri. Mwarakoze gutera inkunga Teacher Nkotanyi. Aho tugeze turabikesha mwebwe. Muhorane Imana, turabakunda cyane.